nta byinshi twaganiriye yaratubikiye aratubwira ati Gogo yapfuye amaze kugera hehe muri Moroke hanyuma baduhaye iminsi 2 niko manager yabaye nuko niko kuri hanyuma batwaka amafaranga ya Moroke naya Serekei no kumuzana nyirizina akagera aho agomba kubagira agomba kugera mudushakire miliyoni 2,300 ari manager yabaguye we si rimwe si kabiri yabisubiyemo muyadushakire kuko twebwe nta kuntu tubayeho ntayo dufite ejo rero maze mbere gato maze kumva cya kiganiro cye tugiranye yego kiganiro ndacyumva ngeze ndavuga rero ibyo wari kubebeza umuntu atwaye umuntu bagiye mu kazi ako kazi igihe bamaranye sinzi aho bajyanaga amafaranga babonaga kandi barayabonaga wari tarajya koreho gatoya hari icyo manager yavuze ko amafaranga ngo bayazanaga hano mu muryango ko mugasangira bya ni wenda ku ruhande rwawe ushobora kuba utabizi nagusubiza none se uko yabaga muzanye niba bamugeneye 50,000 nibyo yabaga yakoreye yagera rero ati rero nk'umuntu w'umubyeyi indagafanta ubwo se fanta yanguriye niyo yabyara amafaranga miliyoni 2 nkuko nawe wangurira muri make mu buryo bw'umusaruro avuga ko ngo imyenda yahawe nta kindi kintu yahawe amafaranga barayampagaye iminsi nka niba ari 2 baguhangaye 50 amwe yaje mwibahasha andi nini we wayazanye 50 ndabibika bukeye avanamo agahene ibindi 50 byejo bundi bavuye mu Bugande abantu bambwira bati se ko ku rubuga nkoranyambaga hacagaho igikarito banagamo amafaranga ubwo Gogo ntiyazanye menshi nterega ejo muzantwikiraye uko yazaniye amafaranga bati n'imodoka ziraza zizana amafaranga nene ngaho niba se uhaguruka akaba mushaka ngaho namujyana ayo mafaranga banzanira nawe azayarye Yes, tubaye ikaze ndetse tubifuriza gukomeza kugubwa neza ndetse no kuryoherwa n'amakuru n'ibiganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho buri munsi ko bwije nuko bukenyita nyawe sike nyawe Lambeto urakaza neza kuri kesi nkubwira ngo uringeze cyane kuba warakoze subscribe ndetse nawe utarayikora ikore kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5 ushobora kugira rero mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga wa eshatu @kigali-connect.com ukabasha kuba wamenya amakuru avugwa mu iyobokamana muri siporo imyidagaduro muri rusange ubuzima politike ndetse n'ibindi byiciro bigiye bitandukanye ikindi kandi ushobora kugira uruhare mu biganiro tukugezaho unyuze ku mbuga nkoranyambaga zirimo Facebook, Instagram, LinkedIn, X yahoze yitwa Twitter hose ni Kigali Connect ukabasha kubamenya byinshi bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho hanyuma rero ibintu byakomeye cyane ariko mbere yuko tugaruka kuri inkuru reka twihanganishe bamwe mu bakunzi ndetse n'inshuti za Gogo Glorious nyakwigendera witabye Imana mu minsi ishize bibabaza abantu benshi cyane iyi nkuru niwe ishingiyeho cyane ko inkuru tugiye kuba twagarukaho ngo bitameze neza hagati y'ababyeyi be ndetse na management ya Gogo bimeze gute byifashe gute tariki 4 z'ukwezi kwa 9 nibwo twamenya amakuru avuga ko Gogo Glorious wamenyekanye cyane mu bihangano bigiye bitandukanye ndetse no mu biganiro byo ku mbuga nkoranyambaga nko kuri YouTube yitabye Imana Musabye Imana Glorious wamamaye nka Gogo wari umaze iminsi muri Uganda yitabye Imana mu ijoro ryo kuwa 3 Nzeri 2025 azize uburwayi
hanyuma rero urwandiko rw'ibitaro bya Kegera Doctor Center igihe ifitiye kopi rugaragaza ko Gogo yitabye Imana azize uburwayi mu ijoro ryo kuwa 3 Nzeri 2025. Bike mu wa Yesu uri mu bari bahagarariye inyungu ze yahamije amakuru y'urupfu rwe, dore ko bari kumwe mu gihugu cya Uganda. Yavuze ko kuwa 28 Kanama 2025 ari bwo Gogo Glorious n'itsinda bari kumwe bahagurutse mu Rwanda berekeza muri Uganda, aho yarafite igiterane cyabaye tariki 29 ndetse na tariki 31 Kanama 2025 kibera hitwa Imbarara. Nyuma yo gutaramira Imbarara kuwa 31 Kanama 2025, Gogo n'itsinda bari kumwe bahise berekeza i Kampala, aho bari bafite gahunda na sosiyete yagombaga kwamamariza. Hanyuma rero nyuma yo kugera i Kampala, Gogo yatangiye kurwara cyane araremba, ariko abantu bagira ngo ni ibintu biri bworohe cyane ku burwayi bwe yarasanzwe abufite. Ubu burwayi bwarushijeho ngo gukomera cyane, birangira ajyanywe kwa muganga, ariko akigerayo ahita yitaba Imana. Gogo ni umunyarwandakazi wari ufite izina rikomeye ku mbuga nkoranyambaga, izina yakomoye ku kuririmba indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Inkuru ya Gogo ishingiye kuri ibi bintu byose byabayeho, ari nabyo tugiye kuba twagarukaho. Bivugwa ko bamwe mu babyeyi cyangwa se ababyeyi, ubwo ni papa wa Gogo Glorious ndetse na nyirasenge, bivugwa ko yamureze ntabwo umwuka umeze neza hagati yabo ndetse na management ya Gogo Glorious. Ngo bimeze gute? Nyuma yuko ari ikiganiro cyanyuze kuri YouTube channel imwe ya hano mu Rwanda yitwa Impanuro TV, aho ikiganiro bigaragara ko cyarebwe n'umubare munini w'abantu ndetse gitangwaho n'ibitekerezo byinshi by'abantu benshi cyane. Gusa abenshi bahuriza ku kuba Gogo yaba atari taweho ndetse nta kintu yigeze amarirwa kigaragara na management ye, kandi yarakoreraga amafaranga menshi cyane. By'umwihariko ngo yarafite YouTube channel ndetse yakoraga ibitaramo byinshi. Urumva nko gufata umuhanzi ukamukura hano mu Rwanda ukamujyana hanze, abagiye mu kazi, kandi bigaragara ko ari bwishyurwe. Ikindi kandi kuva Imbarara mu gitaramo yari arimo akajya ahitwa Kampala, mu mujyi wa Kampala, ni ibintu bigaragara ko yari ari muri business kandi agomba kwishyurwa. Ikintu cyatunguye ngo ababyeyi ba Gogo ngo nuko manager wa Gogo yahamagaye papa wa Gogo amubwira ko ngo Gogo yitabye Imana. Ari nabwo bwa mbere bivugwa ko yaramuhamagaye. Reka dusubire inyuma gatoya mu kiganiro uyu mugabo yagiranye n'iki kinyamakuru kimwe cyane mu Rwanda twari tumaze kuba twagarukaho. Yatangaje ko batigeze bahura habe na gato, ahubwo yigeze guhura na nyirasenge wa Gogo ari nawe wamureze. Ikindi kandi ntiyigeze asaba uburenganzira mu bijyanye n'amasezerano. Icyakora yamenye amakuru y'uko uyu Gogo Glorious hari abantu biyemeje kuba bamufasha mu bijyanye n'ibihangano bye. Ngo papa we abyemera uko nguko, ariko impamvu ngo yabyemeye nuko yumvaga ko ari ibintu birimo gukorera Imana, ngo cyane ko Gogo ari umwe mu bantu bakuze bakunda gusenga cyane. Hanyuma rero kimwe mu bintu byatunguye uyu muryango, ubwo bari bicaye bari kurya batuje nta kibazo bafite, bagiye kubona ngo babona telefone ya manager wa Gogo irahamagaye ivuga inkuru itari nziza habe na gatoya. Inkuru ibagiraho ivuga ko Gogo Glorious yitabye Imana. Nibwo rimwe gusa bari bavuganye kuri telefone, kandi nabwo bavugana ari kumubwira inkuru itari nziza habe na gatoya. Kandi ngo ibitaro byabasabye amafaranga angana na 2,200,000 byo kugira ngo babe bakwifashisha muri iki gikorwa cyangwa se muri iki kibazo cyabaye. Urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Ikintu ngo cyatunguye papa we ni ukumva ko bari bagiye mu kazi bakabasaba n'amafaranga kandi bari mu kazi. Ngo papa we yanze kubyihanganira. Hanyuma rero muri iki kiganiro papa wa Gogo akomeza atangaza ko nyuma yo kumva ko umwana we afite gahunda yo kuba bamujyana muri Uganda, ngo yaganirije nyirasenge amuganiriza amwibutsa ko umwana we afite ikibazo kandi yakoranye gikomeye cyane. Dusubiye inyuma gatoya muri kiganiro yavuze ko umwana wabo
yakuze afite ikibazo cyo kujya yikubita hasi akamera nk'aho ahwereye, akamera nk'aho apfuye, abantu bakaza gutabara nk'aho yapfuye, cyane ko ari ikibazo cyatangiye ngo afite ukwezi kumwe. Bigaragara ko rero ari uburwayi bukomeye cyane, kandi uburwayi bwe bwo kuva mu bwana. Dusubiye nanone nyuma gatoya mu kiganiro, manager wa Gogo ari kumwe n'umugabo bita BKMYS kuri YouTube channel ya Yago TV Show batangaza ibijyanye n'urupfu rwa Gogo ndetse n'icyaba cyamwishe. Byavuzwe ko ikintu cyamwishe ngo ari ibihaha, ngo basanze yararwaye ibihaha, ibintu ngo byatumye ngo yitaba Imana. Ariko nanone ukibaza uburyo ibihaha bihura n'ikibazo cyo kwikubita hasi. Bamwe bakavuga ngo ni umutima, abandi bakagenda babivuga mu buryo bugiye butandukanye, ariko sinzi niba management ya Gogo izi neza Gogo kurusha ababyeyi bamureze ndetse na papa we wamwibyariye, dore ko bitangazwa ko ari ikibazo yakuranye kuva mu bwana, aho ngo yikubitaga hasi agahwera, ubundi bagategereza amasengesho y'Imana ndetse bakamusengera bakamujyana kwa muganga bikanga, ariko bikarangira azanzamutse. Yes, hanyuma rero urumva ko ni ikibazo gikomeye cyane. Papa wa Gogo yicaje nyirasenge amuganiriza, amwibutsa ikibazo cy'umwana wabo afite, ndetse ko ibintu bizababaho bazabyirengera nibaba batitondeye cyangwa se ngo bamwiteho. Ni ibintu yatangaje muri iki kiganiro, aho ngo yabateguje ndetse ababwira ikibazo umwana wabo afite. Bigaragara ko rero baba bataramwitayeho neza 100%, cyane ko ngo iyo umuntu atari mu maboko atari ababyeyi be, ari ikintu kigoye ko yakitwaho n'abandi 100%. Hanyuma rero kimwe mu bintu bikomeye cyane byatumye dukora iki kiganiro nuko ngo hari amafaranga 2,200,300 basabye umuryango wa Gogo kugira ngo yishyure, kandi uyu Gogo yari mu kazi. Batangaza ko nta kintu bigeze bamumarira mu buryo bufatika, ngo dore ko kuva Gogo yajya mu muziki, kuva Gogo yamenyekana, kuva yatangira gukorera amafaranga, ngo ari amafaranga 100,000 gusa, 100,000 gusa ngo bahaye umuryango wa Gogo, ngo nayo yageze kuri nyirasenge. Ngo bwa mbere ngo nyirasenge yabonye 50,000 mwibahasha, ngo ibyo 50,000 ngabiha Gogo. Gogo aguramo ihene. Wumve ko Gogo ya n'umuntu mukuru ufite no mu mutwe utekereza, nta kindi yahise akora, yahise ngayaguramo ihene. Andi 50,000 ngo yoherejwe, ngo n'igihe ngo basozaga ngo igitaramo cyari Imbarara, ngo bahise bamwohereza 50,000, ngo 50,000 ngo nabyo ngo Gogo yahise ngabiguramo icyana cy'ingurube. Hanyuma rero andi mafaranga ngayagura ibishyimbo. Ni ikibazo gikomeye cyane kuba Gogo igihe amaze mu muziki ari amafaranga yonyine yabonye, kandi afite ibikorwa bikomeye kuri YouTube channel ye, indirimbo nyinshi zarebwe afite, zarebwe cyane, kandi n'ibiganiro byinshi byajyagaho, abamutumiraga baramwishyuraga. Ikindi kandi n'ibitaramo yagiye akora bigiye bitandukanye byarazanaga amafaranga, ariko aya mafaranga ntagire icyo amara. Uyu nyirasenge nawe atangaza ko nta mafaranga yigeze abona keretse nk'agafanta mu buryo busanzwe, agafanta k'igihumbi, ka 2, 3, ariko nta mafaranga afatika yigeze abona aturutse ku mwana we Gogo, ngo ahubwo ikintu bigeze kumarira Gogo gifatika ngo nuko ngo bamuguriye imyenda gusa. Urumva rero ibyo ni ibibazo bikomeye cyane biri hagati ya Gogo ndetse management cyangwa se abafashaga Gogo. Mu kiganiro papa wa Gogo yakomeje avuga ko ngo ikindi kintu ngo cyamubabaje ngo nuko nyuma yuko manager amubwiye ko ngo Gogo yitabye Imana, ikindi kandi ngo bikaba bisaba 2,200,300 kugira ngo bishyure ibitaro ndetse n'ibindi bikorwa, ngo yahise arenzaho amubwira ko ngo bakurikirana ihene ndetse n'ikibwana cy'ingurube ndetse ngo n'ibishyimbo. Ibaze manager agahita arenzaho n'ibyo bintu, nkaho ibyo bintu ari byo bintu bikomeye cyane yaba yaramugejejeho. Ni ikibazo gikomeye cyane. Hanyuma rero ibi bintu bivuzwe cyane nyuma y'uko Gogo yitabye Imana, bagakora na groupe
irimo abantu benshi kuko iyo gurupe irimo abantu barenga 434 ya WhatsApp ifite umutwe ngo guherekeza Gogo Glorious witabye Imana. Irimo abantu benshi bagiye batandukanye ngaho ngo hakenewe amafaranga 2,500,000 ngo yo kugira ngo baherekeze Gogo. Abantu bakibaza ngo ese hariya bari mu kazi nta mafaranga bigeze baba, ese amafaranga yose bakuye kuri Gogo bayashyize hehe? Nta muntu ngiye kuba nacira urubanza ndetse nta nubwo ndimo ndabashinja ibyo bakoze ndetse n'ibyo batakoze, ahubwo twebwe tugaruka ku bintu bigenda bivugwa kugira ngo abantu babashe kubamenya byinshi bigiye bitandukanye. Ku bw'amahirwe amakuru atugeraho nonaha avuga ko uyu Gogo ibitaro byamutanze ndetse ubu ngubu ari kuzanwa mu Rwanda, dore ko gushyingura ari kuwa mbere hano mu Rwanda. Reka tubashimire, turakomeza gukurikirana ibijyanye n'iyi nkuru, tubashe kuba twababwira byinshi bigiye bitandukanye ndetse namwe mumenye amakuru afatika ku bijyanye n'iyi nkuru. Nitwa Nyawe Lambeto, iyi ni KC Kigali Connect. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Ikindi kandi ushobora kugira mu biganiro tukugezaho unyuze ku rubuga wa eshatu@kigaliconnect.com cyangwa se ukadukurikira ku mbuga nkoranyambaga zigiye zitandukanye dukoresha, harimo Facebook, Instagram, LinkedIn, X yahoze yitwa Twitter, hose ni KC Kigali Connect. Tugakora follow kugira ngo tujye tubana 5 kuri 5. Reka twihanganishe inshuti za Gogo, mukomeze mukomere ndetse n'umuryango we mwihangane, tubabwira ngo mugire ibihe byiza.